byateje n'abantu aho kubana n'umuntu mukundana waramukunze ukamwimariramo ariko ngo kuko uriya muryango iwacu bavuze ngo ntabwo twabana ugakomereka mu rukundo rwo kutabana n'umuntu wakunze ukajya kubana n'undi muntu utakunze ariko ngo kubera ko umuryango umukunda kandi nta muntu utagira kahise nta muntu utagira past umuntu wese uriho agira none agira ejo he hashize agira n'ejo hazaza kandi hashize hacu niho hadushepinga kuba abo turi bo hari igihe umwana aba yarabayeho mu buzima bw'uburushyi yarabayeho ubuzima bubi ariko uyu munsi bikaba bimuhesha kuba umuntu w'umugabo aharanira kutazaba ahantu yabaye ariko wa wundi akamubonera hahandi iriya mugabo uri uramusanga ukita umwana muto w'umuntu ubasha kubaho agaharanira kuba umugabo ukaba umurebera mu bubwa bwa se na nyina niwabona amateka nuko umuzi turabasuhuje mwese bakunzi ba Team TV aho muri hose ku isi hose yasashimwe Kristo yazakuzwe shalom shalom nanjye kunezezwa no kuba hano uyu munsi ni ubuntu bw'Imana njya mbibabwira buri gihe I never take it for granted ntabwo njya mbifata nubwo uko byakagenze ko hari benshi baba bageze ahacicirwa hari ari muri morgue none hari abari muri ICU hari uwagendaga noneho ukoze impanuka hari rero twebwe kwa turi hano n'ubuntu bugeretseho ubundi niyo mpamvu ntajya ntangira ntavuze ko dufite impamvu zo gushima Imana rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe umunsi mwiza ni umunsi wihariye ni umunsi Imana yatugeneye kugira ngo tunezererwemo habaho n'ibimenyetso bigaragara iyo uhumeka no kumenya ko uba ukwiye kumenya ngo ni umunsi Imana yakugeneye kugira ngo unezererwemo nubwo bwose haba hari byinshi bitagenda neza ariko hari impamvu yawe yo kumva ko ukwiye kunezerwa kandi ubundi bushobozwa byose na Kristo niwe uri bugushoboze n'ubundi kunezerwa ushobora kuba ushoje n'ibindi ariko kuva uhumeka icyo gihe icyo ari cyo cyose akanya kari kose hari icyahinduka rero mbere ya byose reka dutangire twiragiza Imana tunayishimira ko ariyo yadushoboje ndetse tunayiragiza ikiganiro tugiye gukora data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro ubw'ineza n'ubuntu bwawe ushimwe ko umunsi wa none mwami wari uwuzi ushimwe ko wawugennye ushimwe ko wawushohoje ikihanikuzo bibyaha tugushimiye ko uyu munsi wari uzi ko tuzaturi hano mwami niyo mpamvu waturinze aho twaciye hose uraturinda twaziye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabanye natwe uraturinda utubera umushoferi ni ukuri Mana wakoze byose ibyo twatuye n'ibyo tutatuye uhabwa icyubahiro tugushimiye rero uyu munsi waduteguriye tugushimiye ikiganiro cyateguye uyu munsi tugushimiye umutumirwa waduteguriye mwami tugushimiye ko hari byinshi wateganije yuko azatugezaho natwe tugafashwa rero mwami turakuraritse ntaba ari twebwe ntaba ari we ntaba ari cye Kristo muri twebwe aganze aba ari wowe uganza ibiganiro biyoborwe nawe aba ari wowe uvuga ijwi ryawe ryo ryumvikana twebwe ntitwumvikane ntitugaragare ahubwo twiyemeje yuko turi bube ibikoresho byawe byiza nk'uko mwami wabigennye kugira ngo message itambuke cyangwa ubutumwa butambuke mwami bushobora kugera kuri wa wundi bufitiye umumaro cyangwa ba bandi uzagirira umumaro ni uko izina ryawe rikomeza guhimbazwa no guhabwa icyubahiro nuko rero mwami turakuraritse kandi mwami turakwinze ngo urarike n'abo bose ba bandi bateganije ko iyi message cyangwa ubutumwa bw'ubucaha buzafasha nabo bararike mwami aho bari hirya no hino ubashyirireho ibiraro hirya no hino iyi message cyangwa ubutumwa buzacaho kugira ngo babwakire nabo bagire uko umutima wabo uhimbaza nta kindi rero tugusabye aba ariwe ugaragara kandi byose bikorerwa aha ibi biguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo twizera ko wumvise kandi ushubije amen uyu munsi wa none rero ni umunsi mwiza ni umunsi twagira ubuntu turasurwa hari umukobwa mwiza cyane ubundi baza ko mwe mugira ngo ni umukobwa ni umugore ntuze gutangira kuvuga ngo uriya mukobwa hari umugore mwiza cyane uri imbere yacu hano uwo twatumiye baratwemerera tubonera akanya ni umuntu nkunda ni umuntu ufite byinshi muri we bijya bimfasha bimwubaka ni umuntu nibaza ko hari namwe abashobora kuba bamuzi
rero ndagira ngo dufatanye. Bambonye bwa mbere nitwa Umuganwa, nitwa Johnny, nitwa Mama Ganza, nitwa Aunty Jay, amazina yose ngira ngo mumaze kuyamenyera. Rero reka mbakire umutumirwa n'abatindiye adusuhuze ananatwibwire tubone gukomezanya. Turakwishimiye umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nishimiye kubana nawe uyu munsi. Nishimiye kubana nawe hano. Nanjye ndishimye. Kuko uri umuntu nkunda. Murakoze cyane. Rero ndakwishimiye ngaho twibwire nanadusuhuze. Nitwa Isimbi rya Yesu. Nkaba Mama Lucky. Nkaba mama w'amahanga. Nkaba ndi jyewe. Rero arabivuze byose ngo niwe. Reka dusuhuze tumenye ni umusilamu, tumenye ni umukristo, tumenye arashatse, tumenye tugiye Mama Lucky gusa ariko nta birenze ibyo. Komeza twibwire. Ngiye kuririmba ngo ngende umukristo nzahorane. Ayizi ngo byanditse nk'aha ngaha. Ndi umukristo nkunda Yesu cyane. Muwe yacunguje amaraso ye nanjye ndimo. Amen. And I'm proud of it. Ndabyishimira cyane, ndabyamamaza hose. Amen. Uriya mwami ni umwami akaba n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Amen. Nkaba ndi umugore umaze imyaka 12 mu rugo. Wow, 12 cyangwa 2? Oya. Rimwe na kabiri. 12. You look younger. Mbisaziyemo. Yego. Nukubera banza ari ukudakura. Naragwingiye. Ibyo turabyanze. Ni Kristo ko batabona ko ndi mukuru. No buntu bw'Imana bukuganza. Ubuntu bw'Imana bukuganza. Ni igikundiro cy'Imana cyuganza. Rya jambo rigusohoreraho ryuko rwose muzahora murangwaho ikakama ariko ntago mbikunda bashaka ngo umuntu wese abibone ko ndi umumama. Icyo kibazo nanjye nkigira ariko reka twakubabaza. Buriya hari abamama, hano hari abamama uravuga uti maze 12, maze 15 ngewe, uravuga uti ufite abana bangahe? 4 niba ufite. Nanjye mfite 4. Aba tureba hariya bareba ko tungana, twese dutangiye kubabwira ngo ntabwo dukura ngo my friend reka tutagira uwo tubabaza, twese tunyurwe basi nuko tumeze. Reka rero dushime Imana ahubwo yatugize aho turi. Yego. Ariko njye mbwira abantu batari ko kutajya uhinduka, uri umukobwa, uri umugore, ntabwo ni Kristo muri giye kadahinduka. Why should I change? Yes. Kristo muri wowe isi ntahinduka. Kuki ushaka wari wabona ifoto ya Kristo afite iminkanyari ariko nawe yararakaraga. Oya iminkanyari y'ubukecuru n'ubusaza. Yarenza 33 nangwa asaza. Imibabaro n'imihati. Rero ntabwo ababyeyi bacu bafite iminkanyari. Ni ukuri nishimwe rikomeye ntimwumve mwenda hari ukuntu tutabyakira cyangwa tubitesheje agaciro. Ya ni icyubahiro ndetse icyo kintu ndibuze kugikomozaho uri bugire iki cyumbwiraho. Kuko hari abantu benshi barimo bagaragazwa nuko bagaragaza ko batanejejwe nabo bari bo. Yego. Sa umuntu ntanejejwe nuko ari inzobe, ntanejejwe nuko yirabura, ntanejejwe ko ageze mu myaka y'ubukuru afite iyo minkanyari cyangwa afite imvi, ntanejejwe n'ubunini umubiri Imana yamuhaye, ntanejejwe n'ubuto. Nawe urabivuze ukeneye kuba umugore nanjye niko nyavuga nti barumva nabi ikigore nanjye nahinguka hariya bakampa intebe bakanyubaha. Iyo baramagurutsa ngaguruka abantu bakuru bicaye. Rero reka duhere naho ngaho. Nagira ubuntu bukwakira kandi njya mbona hari ubwenge bw'Imana ugira muri wowe. Icyo kintu tugihereye dukomojeho gataho ngaho uhereye wowe uvuga uti nifuza kwa nanjye naba ikimama nkahabwa intebe simpagurutswa ahubwo ngo kano kana ni kabe gahagurutse hicara abakuru. Kandi umuntu wo bicaje afite 30 wowe ufite 40 cyangwa 32 wowe ufite 45 ariko bakaguhagura. Reka duhera niki gitumye abantu tugaragaje ko tutanyuzwe nabo turi. Ibyo bintu biva mu imbere ku muntu, ukuntu umuntu atekereza ameze mu imbere muri we. Kuko buriya ujya kubabazwa nuko abantu batakubashye cyangwa se bataguha icyubahiro ufite. Nuko wenda twabivugaga tujokinga ntabwo ubundi turabizi ko hari abifuza kumera uko tumeze.
nta nubwo turwaye nta na bwaki wumva ni akantu kaba gaciyemo gusa ko kwibaza ukuntu umuntu nyine umuntu wese aba akugiraho impaka uba uri umumama uba warabyaye uba wagize ute nyine ukabisobanura ko ubusobanuro bwose buragora gusobanura ariko mu busanzwe ni ikibazo gikomeye cyo kuba umuntu atanyuzwe n'ukuntu ameze utishimiye ukuntu ameze biva ku muco nyine umuco w'igihugu ubamo urumva hari igihe dusanga twebwe nko mu muco wacu nyarwanda umuntu washimye urugo bakakubwira ati umuntu yashimye urugo ahantu nari ndi nimugoroba bavuga bati wowe hari agace wajyamo bagakubita nk'umugabo wawe cyangwa bakakwiruka umugabo bakamumerera nabi ati wowe uyu ntiyigeze ashima urugo urumva mumerera nabi niyo mpamvu buriya uyu mugore rwose afashwe nabi ukagera n'ahandi noneho ukaba wakwakirwa nk'igihangange kubona ushobora kuba waramenteninze taye ingana gutyo ariko imana mu bumana bwayo akantu twahurizaho wenda kugira ngo twese tujye twikalma amarangamutima yacu ni uko imana iduha bitewe wenda nuko tumeze ntabwo twavuga ngo abantu bose bazagira ibiro nk'ibya Jolly nk'ibyanjye hari abantu nyine baremewe kubyibuha babyibushye ahari wenda n'umugabo afite yaramukundiye ko abyibushye uyu munsi abyutse agasanga angana nanjye yabangamira umukunzi we rero tunyurwe nuko tumeze tubanze dutravaye umuntu wacu w'imbere ako kantu ndakavuga ko umuntu ntabwo ari body gusa ntabwo ari uyu mubiri umuntu ni umwuka akaba n'ubugingo akaba n'umubiri rero iyo utangiye kumva umubiri utameze neza ufite ikibazo mu bugingo hari n'igihe baguhagurutsa ahantu wari wicaye njye ntabwo nkunda kubireba cyane muri cadre ya taye ahubwo mpita mvuga nti uyu ni uwuhe mwuka undiho hariho umwuka w'igisuzuguriro somehow unsanga ahantu ngahaguruka kuko mbaye mfite nk'izina tuvuge wenda nk'icyubahiro runaka ntabwo bareba taye ariko nanone umuco hari umuprofesa w'i Butare muri kaminuza yigeze kujya ahantu mu bukwe bamusubiza inyuma kubera ko atari yambaye costume yari yiyambariye nyine ibintu bisanzwe abantu baba mu bitabo cyane akaba mu gitabo ku buryo aba akaza nko mu bukwe ukabona ntabwo yashyuhiye ubukwe bwawe noneho bamusubiza inyuma kandi yari umuntu wiyubashye umuntu ukomeye profesa uje mu bukwe ngira ngo bw'umunyeshuri we cyangwa yarabaye umunyeshuri we yari wo kwicara muri place d'honneur barangije bamusubiza inyuma aragenda yambara costume aza noneho nk'umuntu uje mu bukwe ahageze ngo ajya noneho bamwicaza kuri place d'honneur ngira ngo niba hari ibyo baba bavuga ari nk'iki bamuhaye ibyo kunywa yabimennye muri rya kote place d'honneur nyine ni ya ntebe y'icyubahiro koko nk'uko izina rye riri arangije ibyo kunywa bamuhaye abimena mu ikoti ni nko kuvuga ngo jyewe ntimunyubashye ntabwo ari jye mwubashye ikoti nambaye hari abantu benshi naje mbere uje hariya ugaparika nk'ikivewiti cyangwa igiki abantu babona imodoka uturutsemo cyangwa bakuzi bagahita baguha amaprotokole manini ariko bagusanga wihagarariye hariya bikaba ikibazo ako kantu kabaho mu buzima busanzwe nzumva n'izo story ko narigiye na perezida wacu yagiye ahantu ngo ariyoroshya ukuntu niba ari perezida niba ari uwo mu kihe gihugu hanyuma bakajya bamubaza bati muze kutwereka ari we babazize perezida naza ati naza ndababwira bagiye kubona wa muntu babazaga niwe wicaye hahandi barakumenyera ko perezida aba agomba kuba ari umuntu ufite indigera hano n'ibiki ariko mu busanzwe nibaza ko umuntu yarakwiye kuba afite confidence muri we nk'abantu b'abakristo ugasobanukirwa uriwe mu mana muri Yesu uri igiki uruhare imana yakuremye gute yagutekerejeho uri cyaremwe mu buryo butangaje iyo wimenye uriwe muri Kristo yuko utarabaho imana yari gufite mu bitekerezo byayo ukamenya uburemere imana ifite imana itagira iryama ngo ntisinzire iri kuturinda ibyo byose ntabwo irinda umuntu wa feke icyo gihe uricara banakwima n'intebe ukavuga ati ariko
byanze bikunze ndi umuntu w'agaciro mu maso y'Imana. Ikindi rero cyo mbonaho aho hantu utarahava njya mbona hari ukuntu cyane cyane abamama nitwe dufite iyo defu, abamama abakobwa igitsina gore ugasanga abonye isimbi ari inzobe akavuga ati ngira ngo isimbi kugira ngo abe mwiza kuriya ni ukubera ko ari inzobe. I think nanjye nkwiye kugira icyo nkora kugira ngo ngaragare nk'umusirimu, cyane cyane biba bikora ngo ni ubusirimu, agahindura uruhu, agahindura imisatsi, agahindura imyitwarire, agahindura umuntu kugira ngo abe umusirimu. Hari n'abona amenye ko yatangiye kunywa inzoga kubera ko abona bagenzi b'abasirimu bazinywa, abona ko ari cyo gisirimu, abona ko yatakaye, avuga ati na kuki ntakara, nanjye reka nigane uriya muntu bashuti banjye ibyo bakora. Ariko mu by'ukuri ndashaka kubaza wowe yenda ushobora kuba nawe ufite abo uganira nabo cyangwa nuko ubyumva, ubona biterwa n'iki kuba umugabo yaragushatse wirabura gutyo se ejo mu gitondo bugacya agasanga utukura? Ese yagushatse yibeshye, waje kugira ukuntu mwumva mu ntekerezo ko ashaka umutuku kandi waraje wirabura, waje utoboye ugutwi gutya yenda uraje utoboye yose ako kanya, ni iki gitumye abantu bihindura ntanyurwe na kwa kundi ko ameze? Ese bigwa gute cyangwa wa muntu wo mubana mu rugo abyakira ati? Ubundi twahoze tubivuga yuko biterwa na insecurity ufite muri wowe. Ubundi igitsina gore ukuntu duteye psychologically mu buryo bwacu bw'amarangamutima, dukunda compliment, dukunda umuntu utubwira ko turi beza, dukunda umuntu udusubiriramo ko tumeze neza. Noneho tukagira n'impamvu zituma duhora duhindagurika, wabyibushye, wananutse, wabyaye, wananiwe gusubirayo, ama hormone misemburo mu mubiri hari ukuntu iri kugenda izamuka imanuka ikumisha cyangwa igirite. Noneho tukagira na season ya cycle yacu mu minsi 30 y'ukwezi, habaho iminsi twitiye uburumbuke, ariko mbere yaho hari ahantu amarangamutima y'umugore agwamo ukumva ufite utuntu tw'uduhindahinda, ukumva ukeneye confirmation y'umuntu uri we. Ako ni akantu kaba mu gitsina gore cyane cyane, kuko wowe ukenera ko hari umuntu ubikubwira ubikwemeza mu bundi buryo. Noneho isi turimo ntabwo ijya ibitwemeza neza, hari igihe uba ubikeneye, kandi ahantu henshi umugore abikenera ni ku mugabo we, akenera umugabo amukomfaminge ko ari mwiza, aruta abantu bose ku isi. Nubwo yabyibushye ariko amukunda abyibushye, nubwo yirabuye kubera impamvu z'imisemburo yabaye myinshi cyangwa mikeya cyangwa byagenze gutyo mu mubiri, yatwise, yabaye umukara amagaragamba kwa kundi tujya tumera iyo watwise, uba ukeneye confirmation ikubwira ngo uku kuntu ndi kwireba abandi bari kumbona gute. Aho tujya tuhagwira. Nicyo cyiza cyo kuba umukristo no gusoma ijambo ry'Imana, ni motivations ziza zikaza zizamura wa muntu uri muri wowe utangiye kumanuka. Byakabaye byiza ko duhora dusoma ijambo kugira ngo ijambo ritwibutsa abo turi bo, nubwo nabyibuha, nubwo nakwirabura, nubwo naba inzobe, nubwo impinduka ziri kuba mu buzima bwanjye, kuko ku mugore ntibizabura kuba impinduka ziraba. Ugira gutyo ukabona inda ivuyeyo, wagira ngo barayihamagaye, bitewe n'imyaka uri kugenda winjiramo, inda ikaba irarekuye, bitewe n'amaplanning duhora dufata, bikaba impinduka zitandukanye. Ahubwo twongere umwanya wacu wo gusoma ijambo, kuko Bibiliya niyo motivation nziza. Abagabo bacu bashobora kubivuga rimwe, ushobora kuba ufite umugabo ufite personality itavuga itazahora ikubwira ngo ibyo byo kumubwira ngo umusatsi washaje ntabyo aba yabonye, nuko wirabuye uriho uririza ntabyo yabonye, cyangwa uvuye muri salo ukoze neza ntabyo yabonye, byaba bibi byaba byiza ntabyo yabonye. Hakaba hari n'abandi iyo byabaye bibi arabikubwira, ariko byaba byiza ntabikubwira. So ibyo byose ni ibintu bitrubla umugore mu marangamutima ye. Ariko ikintu cyiza nabonye Jerry, gusoma Bibiliya
irimo buri kintu, irimo buri kintu, ukagira ijambo ryawe buri mu gitondo rikubwira ngo I'm loved, I'm blessed, muri Kristo ni byinshi turi byo kandi byinshi, ndabyibushye ariko ndi uwa Yesu, ndi mwiza, ndi icyaremwe in creative si merveilleuse, ntabwo nsanzwe. Kandi iyo muri wowe wumva udasanzwe ukurura abantu bakubwira ko udasanzwe, ariko iyo muri wowe uri kwireba ukavuga ati bana we ubu ndangana gute koko, ubu umeze gute, ugera hariya hanze ugahita uhura n'umuntu ukomfaminga bya bintu wawe uvuga, ahita kuya ewe ungana ute n'icyo kida, umaze gusa gute, noneho ugapfira cyo kimwe uvuga uti ntubona ko n'abandi babibonye, ariko kenshi abandi batubonamo ibyo twibonyemo. Bivuze ngo rero uwo ndiwe niwe uriya azambona, ni ukuvuga ngo muri make ibyo jya nkunda umuyobozi wacu, sinjya mvuga ntavuze perezida w'igihugu cyacu, ndamukunda cyane, ntajya avuga ati nta wundi uzaguha agaciro wowe uzakira. Muri make nawe rero ubwo nibyo konfirimye, uwo wibonamo, niba wibonamo umuntu w'agaciro ni uriya muntu azakubona, niba wibonamo umuntu ugayitse ni uriya muntu muri make uzasohokana wa mugayo ukuzureho. Haba hari ko nabibeshya kamena, wowe ukaba wibonamo umuntu w'agaciro, umuntu wiyubashye wubahitse, ariko wagera hariya akaba n'undi muntu nyine waremewe ngira ngo urucantege, guca intege abandi, gahura n'ati icyo kidawa, kandi twebwe hari abantu arahurutura ikigambo ngo akakiguhonda icyo kidawa, ariko se isi kudashaka wana, ese kutabyara ukagira ngo baramugura, ese wowe wabuze utuvuta twiza two wisiga kugira ngo uke nk'abandi bakobwa muri uyu mujyi. N'abajya babimbwira ati nyamuneka reba uko bigenze, mukarunaka mukaye mbese nawe ni mu nzira zishaka utuvuta tureba ntabwo uzashobora jori. Yes, so ikindi rero urumva ko ngo oya abo bantu ntibazabura, twabivuzeho, abantu baguca intege ntibazabura, ariko bazaba baje guhinyuza ikintu kiri muri wowe. Bazaza, ni ukuvuga ngo abo ntibashobora kubura rwose. Urarurira wibaza uti iki kintu ni igiki, ariko mu gitondo ukabona intumwa za Satani zibaho n'intumwa z'Imana zibaho. Rero hari igihe ugira ngo ku buzima bwawe baguhagurukirije, Satani afite aba agent ahantu hose, ukavuga wagera hariya bagahita bakubwira batari kurasute muri iyi minsi, kandi wibona kuri mwiza, ukahita ubona abantu 2 3 bose babihurijeho, nyamara mfite ikibazo. Ariko ni ukwibaza ngo aba bantu ubwo bari kubivuga, birashoboka koko ngiyewe ntari kujya nireba neza mfite ikibazo. Uricara ukavuga ati se ikibazo bari kumbonaho really nicyo, kuko hari igihe uba wagize pombi. Nanone ntabwo twabivuga ngo abandi ngo twe kubareba, ko abantu n'imira yacu. Ushobora kuba ufite ukuntu wumagaye, uwo muntu akanakubwira n'umuti, ufite amavuta uri kwisiga muri iyi minsi urebe neza kuko wumutse cyane. Hari igihe abantu batubwira ibintu nukuri bigatuma duhinduka. Ariko ikibazo ni wa wundi usa n'ugamije gusenya ibyiza bikurimo, ugaseka wowe wiviriye muri miruwari, wibonye kuseka neza, wagera atari kuseka wajyoreka gushima, ukagira utya wavuga ijambo ariko wundi uribwiye kubera imyumvire imurimo, kubera rega burya habaho n'ibintu byo bita background. Kwa kundi uko nkuzi simba imbere n'ubu ngubu akariko ngufata, wavuga ijambo rye nkakira irindi ryarindi rya kera, wareba utyo rye nkareba yamira ari warebaga kubera inzara. Sibyo se nibyo, urumva hari ukuntu, urumva abantu bakuzi, ako ni akabazo gakomeye. Umuntu ukuzi kera biramugora kukwakira uyu munsi. Uzarebe na kera no mu bayobozi, no mu buyobozi runaka, umuntu mwabanye, umuntu mwakuranye, ni utakira impinduka zakubayeho ziri positive, nibo bakubwira ngo warirase. Urabona iyo uzamutse mu ntera, tuvuge wabagaho nta modoka ufite, uguze imodoka, utangiye kuba mu buzima bwigiye hejuru kuko Imana yaguteye iteka. Nabyo tubyemera, hari Imana ipfupfunyura umugisha ikayiguhundagazaho wenda iri material n'iyindi fatika. Abantu muziranye nibo bazakubwira yuko wirase,
asigaye yirata, asigaye ubona ukuntu yirata, aca ku bantu atanabasuhuza. Kandi umuntu wakubonye uri muri urwo rwego we akubona nkaho ari ibisanzwe. Jolly ni umwana mwiza, ya modoka iranamubereye, aberanye no gutwara imodoka nziza. Ako umuntu ukuzi hahandi se nka buriya agura imodoka amafaranga ingana kuriya, yagura nk'iya make ntiyari kubaho. N'ubwirasi. Dore ubwirasi, dore kwishura hejuru, dore buriya agatangira kugutekereza ko ari n'amakredi azakunanira kwishyura, agutega n'iminsi urebe buretse. Ibyo rero ntabwo tuzabibuza, tukiri mu isi bizabaho, ahubwo twiga ukuntu tumanaginga abantu n'ama background zabo, abantu na personality zabo, abantu twiyubakire twebwe defense, ukuntu wubake umutima wubakire ku buryo umuntu navuga ujye umenya urwego avuzemo. Umuntu twabanye ku buriri bumwe, twiganye, twambaranye ishati y'ishuri, tugasangira ibishyimbo by'impungu, tukamenya ngo turagura avoka turayisangira. Uwo muntu nimucaho akambwira ngo warirase, kameme ntabwo nabura ibitotsi kuri ibyo. Kubera ibyo kubivuga ati okay, ari kundebera muri ya gahunda twari twambaye kwishura, ariko ubuzima bwarahindutse. Ari kundebera muri bwa bukene no mu rugo azi, no mu buzima bwo guhangayika. Urumva hari umuntu twahuye ahantu, abona umwana uri muri restaurant, ubona ari umusirimu nyine, umwana waje gukorera ahantu wifi n'ibiki byose. Urabona muri iki gihe hari igihe akazi ukorera mu rugo, we ngira ngo yatekereje nk'akavuyo kari mu rugo iwabo ajya gukorera ahantu. Umuntu amubonye azi iwabo ababazwa no kubona uwo mwana ari aho hantu. Nk'ubwo nka buriya se abashatse kwerekana iki? Kubera iki se ari hariya? Ndamwese kubera iki wumva ko atahaba? Kubera urumva kumva ngo ni umwana ngo iwabo ngo ni abantu bari mu buzima bwo hasi, ngo reba ngo nka buriya icyayi yanyoye hano n'ibiryo anyoye diya, akorera amafaranga. Iwabo arajya gukonekita n'amabandozi n'ibintu byo ku kazi, ariko yenda gusana nahisemo just nawe ariko agomba kubaho, ahisemo no kuruhuka, ahisemo guhindura environment. Azabe hari yashiremo ikutera akora akazi, umuntu yakubona. Njye nabonaga ari byiza, ariko uzi iwabo ngo dore ngo nkiriya ngo si bije ngo iwabo barya ngo bakahaga. Umuntu ugiye asanze kaminuza. Ariko reka mbabwire background tuzireke. Niba waciye hariya warakoze kuhaca. Icya mbere Imana niyo yabyemeye kuhaca. Ntabwo wowe ubushize ngeze kuganira ikiganiro kivuga ku mwana uvukira hanze y'isezerano cyangwa ikinyandaro, usanga abantu baramwihaye ngo uriya mwana ikinyandaro, ngo rega nta nicyo buriya yakora kizima, ngo rerererere. Nyamara ntabwo yigeze yandika asaba kuvuka ari ikinyandaro, yisanze yaravutse ari hanze y'isezerano. Ariko ntibimukuraho umugisha we, bimukuraho icyo Imana yamuteganirije kuzakigeraho. Kimwe rero n'abo bantu twaciye ahantu hakomeye, kugira amahirwe wowe ushobora kuba waravutse ukisanga iwanyu ari abantu bakomeye, mufite buri kintu, murya katatu ku munsi, bakugurira umwenda mushya. Twebwe my friend Noheli niyo twategerezaga, wenda wowe oya kuri Noheli habaga gashya tu. Kuri Noheli twese twabaga dutegereje akantu gashya. Yasanze kuri university, yasanze CFD. Hano ngo ngo cyore ni ngo uri hano ngo ntawe utaziga koko. Imagine. Urumva ijambo nk'iryo ntabwo ari uko nibaza ko yarivuze kubera ko ashimye Imana kuko yaza kubundi aba yaravuze ati Imana ishimwe yatumye ugera ahangaha. Ntabwo numvaga kuziga university kubera amateka yawe, kubera uko ariko amateka kuki bakunda kurebera umuntu mu mateka bakamusigayo, bakamurekerayo. Izuba ryaracanye, ikirere kirahinduka, kuki ngewe ari nge waguma hano. Thank you. No ariko yaravuze ngo burya ntawe utaziga koko, nawe uri hano. Rero dore aho ngaho ukihari nicyo kibazo dufite no muri iyi minsi. Biragenda bigakura tukagira no mu rushako. Yego. Ahantu gushakana n'umuntu nk'umuntu wakubwiye iryo jambo,
azi musaza we cyangwa undi muntu ukomeye ari kumugisha inama yo kujya kugushaka urumva yari bavuge ngo bagushake aho kana ahubwo urakoze ndashaka ko ndi bukuze kukakubazaho kuko maze kubona abantu benshi batuganiriye bafite icyo kibazo ibyo byo urabyumvise ko ntabwo byari gushoboka yari kumubwira ati forget about that genda uriya mukobwa wabona abatindi ukagira ngo abantu badafite icyo bafite na hariya hari buriya bagiye kuzamwirukana na university ashobora kutazayirangiza kubera yewe n'urushako rwe uzi ko umuntu agutondagira akanavuga n'ibyo atanazi kuri wowe ariko akabiteraho kashi wabibwira akabyemera ko ari byo aho hantu rero ndagira ngo naho tuhajye ni nacyo kintu nashaka kugira ngo dusorezeho nashaka kugira ngo ubaze ngo wowe nkurikije ibyo abantu bonganira nabo ingo nyinshi zifite ibibazo kandi ugasanga zibikomora kuri iyo background cyangwa ahashize hacu ugasanga hari nk'abakubwira bagiye gushakana ati giye bambujije pe bambwiye ngo nta kuntu narongora uriya mukobwa wabo ni abantu badashobotse nyina ni umusinzikazi ise ni umujura cyangwa ise yarishe cyangwa ise byagenze bitya ariko ba bana barahuye barakundana biyumvamo ko barahuje ibintu byose yenda bamaze n'imyaka banakundana barangiza bagashaka kubana hakaba habo ngabo ndashaka kugira twumve icyo tubabwira ubwabo niturangiza no turebe n'abamaze gushakana bafite iyo background ugasanga buri gihe ni intuza bamujomba amahwa bamujomba bikaza no kumviramo kugira urushako rubi yego akabaho umugabo yenda yaca agahura n'iri jambo umugabo agaca agahura n'iri nawe yaza yenda yanibanywa akayoga cyangwa bimeze bita akari gukubita bikaza kukubeshaho ku bwoba ukumva ko uhari udahari ifoke nirwanaho kuko hano anytime azanyirukana nzagenda ibyo bintu ari uriya ugiye gushaka bamubwira gutyo ari uyu washatse ndagira ngo turebe icyo tubabwira kugira ngo tubaturishe tubereke ko Imana ibafiteho umugambi urumva kujya kubana n'umuntu ibyo byose ni ibikomere byo mu mateka dufite by'abantu batubonera ahantu twari turi kubyarwa n'umusazi n'umukene n'umusinzi akagutsindakira mu kahise kawe akagufungiranirayo ukagumayo kandi mwajya gushakana tukavuge ko ari n'ikibazo cyo kubaza ngo uruwande uruwahe iyo bari kubaza ngo ni uwande kenshi biba byiza iyo basanze batamuzi cyangwa se iyo bamuzi ava mu muryango mwiza kuko bagukurikiza ahantu uturutse kandi bagashaka negative y'aho hantu ubusanzwe byateje n'abantu aho kubana n'umuntu mukundana waramukunze ukamwimariramo ariko ngo kuko uriya muryango iwacu bavuze ngo ntabwo twabana ugakomereka mu rukundo rwo kutabana n'umuntu wakunze ukajya kubana n'undi muntu utakunze ariko ngo kubera ko umuryango umukunda kandi nta muntu utagira kahise nta muntu utagira past umuntu wese uriho agira none agira ejo he hashize agira n'ejo hazaza kandi hashize hacu niho hadushepinga kuba abo turi bo hari igihe umwana aba yarabayeho mu buzima bw'uburushyi yarabayeho ubuzima bubi ariko uyu munsi bikaba bimuhesha kuba umuntu w'umugabo aharanira kutazaba ahantu yabaye ariko wa wundi akamubonera hahandi iriya mugabo uriya ukita umwana muto w'umuntu ubasha kubaho agaharanira kuba umugabo ukaba umurebera mu bubwa bwa se na nyina niwabona amateka nuko umuzi ako mu buzima busanzwe bajya bavuga hari umugani bavuga ngo mu Faransa no mu Cyongereza ubaho ngo dayimoni uzi aruta marayika utazi ngo umumarayika utazi arutwa na dayimoni muziranye uyu nguyu tuziranye nzajya amenya uko mujera niba twicaye turi abarokore twese tuvuga ngo tugiye gukubita karande izi wabo turaziziranye iwacu tugira karande yo kutubaka yo kugira gutya twese tubihurizeho nibinazamuka tubwizanye ukuri tuvuge ngo birazamutse bya bintu by'iwanyu n'iby'iwacu biraje akamuzamukizwa bimaramaza birazamuka mwese mukavuga ngo nyamara nkurikije uko nkuzi nanjye uko niyizi twaje tuje kubaka rero iki kintu kiri gutuma iyi midugararo ibaho ni ukuri twicare hamwe dusenye karande kuko ibi bintu byazamutse kandi ikigaragara imbaraga ziri kuturwanya ziraruta izo dushaka ko twebwe twubakiraho aho ngaho twebwe twabwira ngo iki abo bana bari muri izo dileme zo gushaka avuga ngo iwacu bazavuga gutya
cyangwa baranamumbujije kandi kenshi uba usanga banagukasiriye niba ariko navuga kuko buriya ijambo rivuzwe n'abantu umwe babiri batatu bari nk'ubuhanuzi ku buzima bwawe ujya usanga kenshi bagukurikije nk'imivumo niba ariko twabyita ariko tubwira abantu bavuge bati twebwe ubwacu tuve mu mateka turabwira ari abo biri kubaho ari n'abantu barebera abandi mu mateka nta muntu uhitamo aho avuka ntabwo icyo twagisabye twasabye akazi ariko nta muntu ujya uhitamo ngo nzavuka aha mvukire muri iki gihugu mvuke muri ubu buryo ariko twavugana ikintu kimwe mu muntu ku muntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza afite ubushobozi bwo kwicara we na Yesu bagashepinga ubuzima bwawe bushyashya ukaba icyaremwe gishya ukavuga uti ibintu by'iwacu byararangiye si no mu mwuka gusa n'igihugu cyacu ahantu giturutse si bajya bashyiraho udufoto two muri mbere ya 1994 n'ubu bagahita bavuga wenda ngo bazuye kanaka ngo ntabwo yakwemera ko ari u Rwanda nose igihugu cyarahindutse twe ntitwahinduka dukomeze twambara ibirenge se dukomeze turwara amavunja ngo niko twarwaye amavunja turyame muri nyakatsi umunsi tubasha kuba muri etaje ni amahirwe ari kuri buri muntu wese uko izuba ricana ikirere kigahinduka bukira ku bantu bose niko umuntu wese ari candidate yo kubona igitangaza cy'Imana yo kubaho ubundi buzima abantu badasenga sinzi ukuntu babayeho kuko ama motivations menshi twebwe tuyakura mu nzu y'Imana kuko niba Imana ivuze ngo nakumenye utarabura urusoro mu nda ya mama wawe ntabwo yongeraho ngo igihe papa wawe na mama wawe basezeranye igituma Miles Monroe ni ukunda kubivuga akavuga ngo muri spam miliyoni na miliyoni zasohotse hakabo ukarwana hakabonekamo wowe ukavamo waba ari umusazi waba ari umusinzi uwo munsi yari yasinze bikagwira muri ovulation sinzi ariko wowe kuva warabayeho uri umugambi ukomeye w'Imana n'ikimenyimenyi hari ababanye bafite amafaranga menshi bafite byose ariko bategereje umwanda uva ku Uwiteka kuki se ngewe naba naraje muntu ukagurutyo ngo naje nitokeza ngo naje kuzuza amatoilette n'ibiki bya bitutsi byose batuka umuntu kubera ko yabayeho ariko iyo uri mu nzu y'Imana ugasoma Bibiliya ukabona uburyo Imana yakurwanishaga muri miliyari na miliyoni zo guhura k'umugabo n'umugore baba barikiniraga baba bariyenjoyingiraga baba bari bafatanye ku ngufu icyabaye cyose nuko niba naravuyemo nkabaho ndi umuntu ukomeye kandi ndi candidate wo kwandika amateka isimbi rya Yesu rero aho ngaho kabisa umbwiye ikintu cyo nashaka no mu rugo urumva niba tubaye nko mu rugo ubwo bwoba bwo kubaho ngo ejo ngo ngenzagiye ngo urumva ngo reka mbike udufaranga ngo uyu mugabo ngo barambwiye ngo ntawamenya yuko ejo nejo bundi azanta tuzamure confidence wazanyirukana banza umenye ngo uri urarwana niki n'ubwoba bw'ubuzima first of all ntabwo wifitiye confidence ubundi si umugore ubivuga ngo umugabo arakwirukana wowe wamwirukanye uri umukozi wo mu rugo mbese wagira ngo ni contract yaje ari contract musinyana ejo yagira nabi ukamureka ngo ejo atazanyirukana nje ikintu nemera wagira konte y'umugore w'umunyabwenge cyangwa se ako twita on sait jamais kigihe umuntu agutunguye nko mu rugo umwana akarwara cyangwa abashyitsi ukabikora kubw'inyungu z'umuryango ariko apana ubwoba bwo kuvuga ngo nzajya he ubwo bwoba kandi reka nkubwire wari uzi ko turi kuvugana n'abantu b'abarokore ubwoba wari uzi ko ari kwizera kuri negative kandi ibintu ugirira ubwoba kenshi bikubaho kandi niko ijambo ry'Imana uri kubirema kwizera kurarema kandi wizeye ko bazakujugunya hanze utwo dufaranga rero nakugira inama yo kubika menshi kandi uba ugiye hakiri kare kuko ibyo bintu uri kurema nibimara kuzura inzu numara kuyisakara bazakwirukana ariko niwubaka niwuvuga ngo ngewe ngiye kubaka ngiye gukorera umugabo surprise hari abagore numvise bakomeye Johnny uzi ko umugore yakoze surprise akora akantu k'akabwate akorera umugabo surprise ati tujya hano agura ikibanza cya miliyoni 7 kubera iki yarahishe ibyitwaga guhisha ariko zari inyungu z'umuryango
izo mbaraga ufite madamu zo kubika ngo ntawamenya zanjugunya ubishyize hamwe umugabo ukazamukorera agasiripurize umunsi umwe uti ngwino tugure ubwo arimo avuga ati iki kintu nabuze amafaranga yo kongeraho ngo tukigure ukayamuha yakwizirikaho yavuga ati uyu mugore ni umuntu ukomeye tureke ubwoba ntabwo bazatwica hari ubwoba hano hanze ngo abagore bari kwica abagabo bari kwica abagore umugabo yakureba nabi uti ngibi ibyo bavuze agiye kunyica aranyise arandangije ubwo bwoba dufite no guhora twumva ibintu biri negative kwizera kuzanwa no kumva Bibiliya ikatubwira ngo kumva ijambo ry'Imana ayo makuru mwirirwa mwumva buri munsi baramwishe baramuseze divorce bazamwica ni nkaho ubukurura uwo mwuka ku buzima bwawe ariko twongere dusubire mu nzu y'Imana twongere dusome ijambo twongere tugire za motivation zitubwira ibintu byiza ndi umugore mu rugo ndakunzwe ubwira umugabo ndagukunda nubwo ubuzima bugoye ariko tuzabaho isukari yabaye 3,000 nishaka ibe 10 tuzayinywa kandi nitunayivaho tuzakundana duhore twitwirira n'ubundi turyohewe akera kose byabayeho Imana yamujije guha umugisha cyane rero amasaha umwanzi ubu bintu byinshi cyane ni ukuri nk'ikiganiro mba numva cyagakomeje tugakomeza ariko abazakireba nabo ni uko baba bafite ibindi byo bakeneye gukora twacumbikishiriza aha tukazagaruka ariko ndibaza ko buri muntu hari icyo atoyemo wa muntu we wibonaga muri ya mateka wa muntu we wafataga amagambo y'abantu bakuvugaho kubera hahandi aho bakuzi vayo bivemo ba uwuriwe ba uw'Imana yakuremeye kuba we jya mu cyiciro Imana yaguteretsemo hari abantu bari mu byiciro ariko batabirimo ahubwo agahora ari hahandi kubera aho bamutereka wikwa ayo matwi yumva ibintu biri negative yice nubona umuntu ukubwira ibidahuye n'ibyo ukeneye kumva cyangwa ibyo ukwiye kumva tandukana nawe mushyire ku ruhande ntumwange nk'umukristo ntabwo bikwiriye ntumwange ariko gira ahantu h'umutereka umenye ibyo uvugana nawe umenye ibyo akubwira ukeneye kumva umenye ibikuba haranira ibikubaka bikugira uwo uri wowe Imana yakuremeye kuba we ni ukuvuga rero ngo tunyurwe nabi Imana yatugezeho kandi ikindi tuve muri ya mateka nituveyo kuko n'ubundi ntitukiriyo twavuyeyo reka rero two kubahwa n'amateka ngo bitume tubabo dukwiye kubabo bitume twambara umwambaro tutambaye uw'Imana yakwambitse bari wuha agaciro abantu nta jambo rya nyuma umuntu aba akwiye kugiraho oya ni ukuvuga ngo Imana ifite uwo yakuremeye kuba we tutarebye ngo waturutse mu isezerano cyangwa hanze yaryo cyangwa n'ikindi rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha ni ukuri umushyitsi wacu Imana yo mu ijuru guha umugisha umbwiye ibintu byo mba nkeneye kumva nanjye kandi ndibaza ko hari uwo biri bufashe hariya hanze rero umuntu ugushaka ndibaza ko uri umuntu nawe usanzwe hari abakuzi hari abatakuzi bari bunezezwe n'ikiganiro cyawe ese urumva hari impamvu twazaba kontakiti zawe ntacyo bitwaye rero isimbi rya Yesu ni umukobwa nkunda cyane ni umukobwa twagiye twiganye dufite uko twagiye twigana Imana yaciye inzira twigana teoloji ahantu kuri level ya masters ni umuntu wonze ubuhamya niyo mpamvu namubatumiriye rero Imana iguha umugisha kandi iha umugisha bari abantu badukurikiye mu isengesho rigufi ndagira ngo utsindagire ubutumwa dutanze bless you data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ubwoko bwawe tugushimiye kubw'uyu muvandimwe ugejeje hano hantu turasenze ngo umuhe umugisha kandi mwuka wera ukomeze umwibutse yuko ari umuntu waremwe mu buryo bw'igitangaza kandi uri Imana y'ibihe uri Imana igihindura ibihe ushira kuzimu kandi ugakurayo urakenesha kandi ugakenurura birashoboka ko ubuzima turimo uyu munsi ari wowe wo kuduhindurira kandi ukabana natwe mwuka wera kuko ni wowe mufasha twahaweho nk'ingwate tugushimiye uyu mwanya kandi tusenze ngo mwuka wera ibi ntibibe kuvuga gusa ahubwo umwuka uri inyuma y'ibi bintu ugenda uturisha abantu bareke ubwoba mu rushako turisha abantu bareke kubana n'abantu bafite ikintu cy'icyoba kugira ngo duhame hamwe twubake ingo zinezerewe urakoze ko wabanye natwe umugisha yicano kugira ngo Uwiteka Nyiringabo ijye inyuraho ibintu bifasha benshi kubw'izina ryawe Yesu wamamare muri byose turagushimiye mu izina rya Yesu dusenze twizeye dushima amen